Kabyina maturebe ngo ninde waziza karengane sugar daddy shiramo icupa turakwishyura dudu tararitara tata nimudukope tuzabambura man kukaririmbo rero gero none twagiye nateruye agatunzi n'akariso nambaye hakayaga gahushye nomba umubano munyoshenye nomba umubano munyo Yes, reka tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe twongera kwisegura ku bantu mwari mumenyereye kuri turatsinze comedy cyane yacu yagize ikibazo irabura ifitemo akantu k'akabazo ukuntu murabizi muri no minsi amacyana arimo arabura ariko turaza kuyigarura ariko mu gihe itaragaruka ntabwo twicara ubusa murabizi tugomba gukora you have to work hard that's why you are supposed to subscribe on this channel turatsinze wawe kugira ngo tuzamure impano nyarwanda ndetse nacu bwacu tudasigaye. Yes, nagira ngukore subscribe, like and share ku bantu bawe kugira ngo turebe ko twazamuka. Yes, reka twongeye tuguhereze ikaze kuri turatsinze wawe. This is an unexpected thing. Uyu ni umuntu ndetse ni ibintu utigeze ubonaho kuva wabaho. Uyu ni umuhungu utigeze ubonaho kuva wabaho. Amazina ye aratangaje. Jewe amakuru mfite ngo harimo izina Jigo. Uraza kwibaza ese Jigo byakomotse hehe? Uramubona ariko abari kukiryo ka danje. Yes, tuguhaye ikaze rero kuri turatsinze wawe. Jigo bimeze bite? Bize neza. Urakomeye cyane. Ndakomeye cyane. Oya ariko mfite amatsiko ngewe y'izina Jigo urabanza ngewe unsobanurira izina Jigo ese byakomotse hehe? Izina Jigo ryavuye ahantu kuri cyane. Izina Jigo yari sogokuru wanjye. Kwa sekuruza. Yego. Nkumva ni kure cyane. Niko ngo yitwaga. Noneho papa wambyaye ambwira ko ariko yitwaga nawe samuzi. Nawe nawazi. Nawazi. Noneho waje kubimbwira ko ariko yitwaga aravuga ati ntari kwitirira. Aravuga ati nta kibazo ku kazina kabiri na keza. Yego. Nibwo papa nakuze anyita Jigo. Izina Jigo ndarikurana, izina Jigo abantu bose bararizi, akarere kose kakanza kararizi. Arakabya n'akarere? Akarere hafi ya kose karabizi. Yose umurenge urabizi wose. Urabizi ko bitwa Jigo? Urabizi ko nitwa Jigo. Ariko utatubeshye wewe murabeshye. Je ndeka nsabe cameraman akuzuminge kabisa turebe ko nta Jigo ufite kabisa. Amakuru mfite ngo nuko ufite Jigo. Nta Jigo pe. Nta Jigo naryo. Nta Jigo naryo. Jewe naje mfite amatsiko yuko ufite Jigo rwose amajigo yakurenze ibyo bita amajimbiri. Waba ubizi ariko iby'amajimbiri byo? By'amajimbiri. Ndabyumva nyine ibyo byanye n'umwana cyo gisebo bantebyaga ubwo banyita Jigo ngo mfite amajimbiri. Kuko na amajimbiri nayo. Ibyo ni izina barinyise bishimye. Ariko ushobora kubuzwi ku bintu byinshi bitandukanye ibintu by'Imana ngo ibiki. Ibintu by'Imana ndabifite. Ariko no kubyana. Kubyana? Kubyana ribu yabaye maso. Yabaye maso n'ukugabanya. Hanyuma se impano wafite ni nk'imana zimeze zite? Mfite impano yo kuba ntakina comedy. Mfite impano yo kuba nanaririmba. Yego. Wanaririmba? Aho kuririmba comedy naho turaza kubijyaho. Reka duhera aho ngaho kuririmba rero ncapurisha nk'akantre. Nkorezaho akaririmbo kanjye mukadafu nemeraga cyane. Mukadafu ramwemera bya hatari? Namwemera bya hatari ahubwo nuko muri njyewe numva yarazimye numva atakiriho. Bibara nk'atakiriho ko nta ngoma ze nyibona bya hatari. Ngaho twagiye. Shiwe mukadafu. Man. Mate nzakira cyangwa nzapfa. Maze gukora amabara muri iyi njyana. Faze ngaho ngira inama. Cyangiranje dusiganwe n'amasaha. Man. No stress ndatwemera. Umwami w'ishyamba kirazira gushubira inyuma ku rugamba aho mu ruri kwaka abandi bahunga njye sinjya amatangwa gusa ndi umunyarwanda nateye imbere muri rap kagigira inganzwa ishyamba mbabwira narindi makastas ni injyana nyarwanda barapima bagaswata bakanega imishibuka ariko nibambasha buri munsi ndabacanga bakavugishwa mu kadafu mu musange mugasanga niwe gusituye akave ya panda asanga ikiwarata kiri kwicwanga ateye ubwo bizindi nyamanzwa zibitegerejeho niko kumwambika ikamba nigiyoboye iri shyamba ibyo mbabwira n'ukuri si ukwitaka nimuturitse amashyamba maze mugaragaza urukundo rw'injyana ndatambuka ifungo mugasasa mukabyina wasa bagendera ku butaka banakomanye n'amasupasita ariko nirengagije ko niruka mu isi y'itaka harakabaho umwami w'ishyamba yarusha izindi gusabana afite power burya ni super sana mu mwitondere arakaze mwinjyana
umwami w'ishyamba kirazira Kirazira gusubira inyuma ku rugamba yaman aho ururi kwaka abandi bahunganye sinjya amatangwa gusa ndi umunyarwanda nateye imbere muri rap ukagira inganzwa yaman ishyamba babwira narindi makasters ni injyana nyarwanda yaman barapima bagaswata bakaniga imishibuka ariko ntibambasha buri munsi ndabacanga bakavugishwa mu kadavu musange mugasanga niyo wose utuye yakavuye panda asa nk'icyorota kiri kwicwanga ateye ubwoba izindi nyamaswa zibitegerejeho niko kumwambika ikamba yaman cyakoze bro ubwo ko naga freestyle aka kagoma rakemera byatari mana namwemeye ariko mu kadafu ndamwemera ahubwo murabure rwose yagaruka muri music kabisa numva yaraguhemukiye namubaza nimba kiriho bro aracyariho gusa nyine tu warutuna hugiyemo ariko buriya ashobora kuba ari nk'utunami kubiteganyiriza bakumva igaragara kabisa waramufanaga namwemeraga byatari ubu si indirimbo warayifashe gute man iyi ndirimbo njya kwifata mu kadafu namwemeraga cyane mu kadafu n'ubu ngubu ndacyamwemera cyane cyakoze waramumize pe neza nimwemera nk'uko nari nyemera noneho ushobora kuba wamwemera mu bahanzi mu Rwanda wari wa mbere kabisa rwose hanyuma ariko ngo ku bintu byo kubyina byo noneho ngo ushobora kuba uteye ubwoba ku bintu byo kubyina ariyo makuru ufite ngo indirimbo ntabwo mujya muririmba ngo mufite ukuntu mufata indirimbo z'abahanzi ngo muzika hizihindura ukuntu ari nk'akaririmbo barahinduye ukuntu urugero none twagiye nateruye agatunzi n'akariso nambaye hakayaga gahushye numva umubano mu nyoshenge numva umubano mu nyo numva umubano cyehe numva umubano mu nyo muki numva umubano mu nyo ubwo ni ukuvuga ngo mani ubwo iyo ndirimbo ko ntibagufunga muhu ariko ni entertainment kabisa ni uburyo bwo gusetsa abantu ongera ugasema twumve ngo watereye nk'iki n'iki watereye agatunzi n'akariso yambaye akayaga gahushye numva umubano mu nyoshenge n'umubano mu nyobambe cyakoze boy kabisa tu cyakoze ariko imana ushobora kuba uzifite ibyo kuririmba byo ndumva kabisa ubangutse urugero ngo ninde wazize akarengane sugar daddy shyiramo icupa turakwishyura tararitara nimudukope tuzabambura ninde wazize akarengane agora kubyina maho karirimba ntabwo nabyera agora ukabyinamo turebe ngo ninde wazize akarengane sugar daddy shyiramo icupa turakwishyura tararitara nimudukope tuzabambura yamana kukaririmbo rero abakope muzabambura namwe naho numva yowarusha mani boyi kabisa katu tuzabambura nimudukope ubwo abantu bacuruza amarabe nk'ibihumbi umuhungu ntimuzamukope nyamuneka mbaye mbarabuye ntabwo byabura kabisa iyi ni entertainment urimo usetsa abantu ubu se shahu amakuru ubu Kigali uko mbona wayishobora kutajya Kigali kweri hariyo uzi cyangwa nurarenga inaha nurarenga aho bita Kabarondo pe nakubonyeho Kabarondo Kabarondo naharenze Kigali wagarukiye Kayonza Kigali nawe gutyo utangiye isabyanya wisabye imbere amakuru ufite inaha ngo ubusanga umwana yaravukiye inaha ngo n'abakecuru n'abasaza atararengana Kayonza ko kereka aragiye nko ku karere ubu nonaha turimo turavugana turi muri uno murenge ariko ari umwana ushobora kuba afite imyaka nka 15 ataragera Kabarondo ataragera Kabarondo yegeranye gusa biterwa n'iki biterwa no kuba inaha abantu baho batajya batembera cyane ahubwo twebwe ibintu nk'ibyo twatembereye mwaratembereye Kigali se waba warageze henga aho mbwira Kigali ahantu uzi abantu muzi Kigali mwicare mwumve uyu muhungu mumfatire Kigali reka tumufate Kigali dore nzi hano Gogose agasobanura umuntu utazi Gogose urahumva ku maradiyo sha Gogose hariya ku kiraro neza ahantu iwacu hariya mu Kiderenga hari ahantu hahigiye ubuzima ubu bageze ntari ahantu abanzi wenda hashobora kuba abanzi
hariya gutya hano mu igaraje mu cyerekezo hari abaranzi nakoze ndi n'umuyede waho wakoze ikiyede nakoze ikiyede mereza amasupana inka yaje ubwo niwe yagerezaga nose urumva byabura ntabwo byabura abaza shani barageze hariya hantu ntibigeze ufata kuri ganja kwe nigeze ufata ako kantu kagongo k'ingona ganja none twebwe twanywaga bwa borongo ni bwa rwiziringa inka yanjye rwiziringa wayifasheho nawe rwiziringa karatuza gafasheho shohuje abantu bamwe rwiziringa mwese n'abashuje ahubwo ariko ubwo irabora ngo iramena koko iramena bya danje inka yanjye tineri noneho tineri kamena yo urumva tineri se nayo kose none umuhungu muko byaramo ubu iki cyaro bazagushobora kweri bazansobora rega ibyo byose biragera bigashira tugakizwa tukabivamo ariko jigo tutanakomeza mbabara rwose hari ukuntu wambwiye izina jigo numva sinima kurifatisha bitewe n'amakuru bamaye hano hanze amakuru nakuye mu bamotari rwose izina jigo amakuru nakuye imihanda izina jigo ntabwo urimo kurisobanurira inkomoko mbabara umbwira igisekuru cyawe kabisa izina jigo wangezeho nta n'umwana rero kandi izina jigo izina jigo ryo barimbwiye bishoboka pe izina jigo riri ku bantu benshi cyane ku muryango kandi ndetse ku muryango wawe nuvuga ngo ni izina ry'umuryango noneho ko barangiza jigo noneho bongeye n'akantu ngo tenesi binga noneho yego umuryango nawe rero ukuntu wari urifite hari jigo ubwo akaba ari sekuru wanjye sekuru za jimbiri hari na ba tenesi hari binga bari benshi cyane yego urumva noneho ibaze nimba wenda papa yaragiye hari n'abatambwiye ubwo ngubwo ko bujimbiri jigo tenesi binga ubwo urumva ni benshi cyane ariko nanjye njya mbyibazaho nkavuga ati uwanyereka abo basekuruza banjye bose ukuntu amazina yabo yose nshaka kuyiharira ni ukuvuga ngo wowe bafashe amazina y'igisekuru cyose bahita bayakurundiraho barayamarira ubwo aza nk'umwana wawe uzamwita ngo iki noneho umwana wanjye noneho ndumva nzamwita ubwo nzamwita usa na sajimbirira usa na sajimbiri ufite ijimbiri nzamwita usa na sajimbiri inka yanjye ubu se shahu kuvuga ibintu by'umwana ugezeho utereta ibyarase shamu cyayi nabonye ari abakobwa beza ariko abakobwa beza barahari wagiye unababona agiye mbabona rwose ku muhanda aho ngaho nonese muri ubu bukene turabashaka tubatungisha ariko inaha ngo mufite agafaranga amakuru mfite inaha muri Kayonza umurenge wa Murama ngo muri ku gafaranga give delegitire avuze ubuhuha give delegitire dore ngo yamennyemo give delegitire dore yamennyemo abantu bararyoshye ubwo se ubabahe nk'amafaranga angahe wenda udukopejeho gakeya urubyiruko baruhaga 550 abandi bakabaha 1,200,000 ubu ndumva uramba ku mafaranga pe ku mafaranga uramaho pe ku mafaranga narayafashe naguhaho nayo wafashe se naso ntabwo urubyiruko uri umusaza cyangwa uracyari umwana ntabwo nanuzuza 21 ntabwo narayuzuza bahereye kuri 21 ni rwo rubyiruko ubuse ashaka urwagwa nirwabisha noneho urwagwa rwarabamenye singiye ko nakijijwe wowe warakijijwe narakijijwe ibi nabivuye ubu wagwaho ntabwo wasomaho kurwagwa warugashara kubonye cyaka ni kibi cyaka kiba cyarabaye icyorezo cyaka ni kibi kimfashe nakanywa ubu se shaho ubuzima bwo mu cyaro wabaye mu mujyi ugereranyije ubuzima bwo mu cyaro n'ubwo mu mujyi ubu ubona ute size ubuzima bwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro umujyi ni mwiza umujyi nta nicyo nawunganya nawo umujyi ni mwiza ariko umujyi mwiza uba mwiza uyifite aho urimo afite akantu nyine afite akantu sibyo rwose umwanjye nimba nararaga mu kiraro ubwo nari nifite happy kabisa koderi yanjye aho niho narafashe ikibanza narakatishije ya rabbi none njye nageze aho perezida abana baranzi uba perezida wo mu kiraro baboyi bose baranzi wabaza nkajya mbatuma icyo kurya nkahita bavuga ati urumva niba utari buzane 1,000 ntabwo mukatira ntabwo bivamo 1,000 ubundi nahitaga mukatira urumva nahitaga mpimisha urukweto mpimisha urukweto ahantu uburyamye ku 1,000 ubwo wakoreshaga urukweto ugapima n'urukweto ntabwo nakoreshaga ahantu utari bunabashe kwihindukira ni ukuvuga ngo 1,000 cyahwanaga n'urukweto ukarambya amaguru akagera hepfo uruguru nkatanshyira mu rukweto nkatambuka ati aha ni mu rubavu rwawe
nifata harenze bahita wishyura Azi ubwo abandi ugezemo. reka mabaze aho ngaho mu ngangi mamuye naho haba harimo discipline ukagira uwo wubaha n'utubaha n'abayobozi n'abayobozi ubwo wanze kumva nyine mu mukubita ibihano wanze kumva ibihano arabifata iye tukaba tuguca nko mu muryango mukamuca mu muryango ubwo bose nuyikoreramo agashakisha ahandi hanyuma ukaba mu ishyamba tutakubona cyumwe cyashukaza tukaguca n'amande. Ubwo ngubwo uwazaga nyine yigize wa danje nyine mwamukubitaga ibihano bya danje noneho njyewe buriya njya kwifata ngo nahe hagati bivuyemo. Hari umwana yaje nawe yavinjiye muri go gose vuba mwana ndamureba bigaragara ko ari umwana uvuye mu mafaranga twe tutifashije. Umwana yazanye amafaranga turarya inote turaryoha turambara tubona ubuzima ni bwiza ariko uwo mwana agashaka kunyoborana ngo n'umwana w'umungaga avuye mu ngaga agashaka kuzana bimwe by'iwabo byo mu gikoma cyavoka nyine ngo ashaka kubikuzana byo kunyoborana uwo mwana kuko ngo hakoraga imbaraga kugira ngo uyobore barafite bakabateranya wadunda umuntu ukatufata ubuyobozi ni ukuvuga ngo hakoraga ufite imbaraga niyo muyobozi umwana aje yaravuye mu mafiriti tineri zahanisha mwana arandashya ana muri ruhuru Nyabugogo iranemba ndavuga ati okugira nsubireyo kandi reka n'ubundi ngomeze inemba ati ngomeze yewe nigende yanza abantu barabizi yanza niho naro bandohoreye nabwo nasomyeho gakeya nyine icyo gihe umwana twateruranye katineri kankozemo neza yanasoma amazi barandohoye mbameta mvuga ati kanigire kimisiga. Ariko ngo habaga ibihano bya danje aho ngaho tungo mwatanga ibihano birenze bya danje nk'urugero ngo igihano baduhereza utazibagirwa byibuze cyavuze ushobora kutibagirwa uvuga ati iki gihano cyankoze ku mutima ntijoro no kukibagirwa n'ubuzima bwanjye bwose ni nk'iki natakwibagirwa njyewe bahise bankoresha igihano nsubiye mu kazi kankita akazi kuko ariko akazi kari akazi nyine tu kari akazi bahise bankubita sinyari batanga ati hano hantu upimamo ikirenge cyawe aya bitwereke ibyo bintu rega bivuze byerekana bagize gutya baca umurongo bashyira bapimamo ikirenge cyanjye ubundi batambwira ati hagararamo tujye gukora siporo ntabwo uri burengo mu rugo. Ubwo muri icyo kirenge tuvuga nk'ikirenge kimwe ukaba ari cyo ukoreramo siporo ubwo se ni nk'iziye bawukoresha nk'urugero kariramo mucaka tareba ku maguru kandi n'ubushye mu murongo. Ni ukuvuga ngo aho baciye murongo nakuva muri uwo murongo nakuvamo nakoze siporo ndazikora ndazamuka ndazikora ngatwereka nk'urugero nk'ukuntu wabaga urimo gukora nyine ntabwo turimo kubyumva rega ubundi narabonaga ningata gutya ndahushwa magarara gutya gahagarara yo magarisha mano ndazikora ndaruha ndaswaje ndayobeje byarandenze siporo ndazikora bankubise igiti kuva navuka nibwo bwa mbere ndamubise gukonyera avuga ati ibintu ndabona bikaze navuka niko bari bavuze uhita ugaruka mu cyaro. Ndagira ngo rero umbwire ubuzima bwawe ukiva mu mujyi waramenyereza tineri waramenyereye kuri twa tuntu twose kuza mu cyaro no mu mujyi afite n'urugo nakundaga nakunda kumubakire urafite akana witeretera ko mu mujyi kanyuma byatanga kandi utaha mu ngangi ubwo si ubwo mwahuraga mute nabwira ati kubona ubuzima bwanjye nibwo mu ngangi nkabona urukundo rwanjye nawe ruzavamo. Mwana arambwira ati nta kibazo mwana sinigeze muhemukira rimwe na rimwe akampangira n'icyo kurya nanjye nyine muri njyewe nkahita nibona ko ndiye mbwa avuga ati ngezaho umukobwa ari ungenera icyo kurya njye nibonamo ko mbaye imbwa none njye mfata ubuzima bwo gusubira mu cyaro ntanamubwiye ubu wenda nahari niba nambona azamenye ko natagiye mwanze nari mukunze kuko ntabwo hemuka nawe mufitiye kandi n'ubu ndacyamukunda ndacyanamutekereza uba kubonye yakwibuka tuvuge nk'akano kavideo ashobora ukabona uba ashobora kwibuka yanyibuka. Nyamuneka wa mukobwa we mu mujyi twanze kukuvuga izina kubw'umutekano wawe nimba ubonye uyu muhungu rwose uyu musore akaba mwibuka umenya ko akigukunda rwose abantu muri bubone kano kavideo mu gasharinge turebe yuko umukobwa yazabona umusore rwose umusore arimo aratakamba ati nyamuneka wa mukobwa we nimba umbona ndacyagukunda rwose ushaka ukuntu wamvugisha turaza gushyiramo akanimero kawe azaguhamagare n'akanomero gashyiremo azamuhamagare kuko ndamukumbuye cyane nanjye nkabura ukugenda urukundo rwa Edisi ubu se shaka n'umujyi n'ubu ndawukumbura ubu ugira awukumbuye no hari igihe nigeze kwikoza hariya mu gasyata ndebye ngo rwose mpita mvuga ati
Asiko numva ubuzima bwanjye ndabukumbuye. Aravuga ati oya. Nawe ngiye bakanyibuka. Banza nanjye bahita banduha noneho. Wakoze amabara menshi birumvikana. Nakoze amabara menshi. Ngaho noneho ubu tugiye kumana rero, ubu tugiye ku mwanya wo kugaragaza impano ufite kabisa. Twagiye. Karirimbo. Serewiriko n'amarangi ya mekuko emuza abaswaye imboneka rimwe ni Bratani Pata ikura ururimi rwacu ngenda avuga ikinyarwanda ngasiga inyuma nkaho mfite umwanda kw'inshuro nariye umwanda muri kunamika imva Ruganda nije amasuri nabukana ese mu mutwe wakora umuganda niyongera byita umwanda se niyongera byita umwanda uzongera ubyita umwanda ngujyane gusura bari yo mumva rubanda bazira kutumva mu gihe ingimbi zizira gatuza uyahura ajya kwa makuza usunda ajya kubyina itunda ize utavangiye sinjya tsigaza dusangiye ndabasoza mbatangire ndabadoda kugeza murangiye sinyikeneye ku umusitari kuko ibyo kuri nje narabirenze uzumva imizigo ya cyangwa ubireke ubuzima ni hatari ubarapa ndacyari rushati biba byiza iyo wishyize hasi ikirombe bacukura imari negerejwe kuzambika imidari Yaman woniziyo ziyo trap umuhungu yarakumize kabisa ndamwemera mu kutugoma twe muri minsi imonage nanusharinga mutwe neza ukuvuga ngo ubudusharinga mu mutwe wawe cyakoze ushanyamo neza ariko akongeza ushobora kuba ukazi ntabwo nigeze niga ntabwo ugeze wiga ese numva ibintu byo gusharinga ubu byumva ntabwo twabura ubu si ubu ngubu umuntu akubajije kanze ngo baze nk'utuntu two mu cyongereza nabizi rero watuyoberwa inaha mukunda korora amatungo magufi kujya nkubazaho kamwe umbwira ukuntu bakita aha urukwavu barwita ngo iki Peter Rabbit barwita ngo iki Peter Rabbit ngo urukwavu rwita Peter Rabbit nyamuneka uru rukwavu rwita Peter Rabbit abantu mwize mudusobanurire ese urukwavu rwita Peter Rabbit yewe Philipita we ngwino wiyumvire nano ni Philipita Rabbit ahubwo mu kanya gato niko bagiye kurwita inka bayita ngo iki inka ekawo inka bayita ekawo rwose ariko urukwavu rwo rwose ho noboriye pe nyamuneka abantu mwandike muri comment uyu muhungu ngo urukwavu rwita Peter Rabbit mutubwire Philipita ngwino tubwire kabisa mumbwire Philipita ko urukwavu ukuntu barwita ba Peter mwese turabashuhuje subiza ba Peter bose ba Peter Rabbit aho ducangiramo kandi kagoma rwose ushobora kuba wiyivaho muri wowe akagoma gashyashya ka Diamond aha ndimo ndakumva muri no minsi nako ukumva karimo karanjamo bakita ngo ni Comment ça va yabana twende Comment ça va haye ça va Comment ça va yabana haye ça va assalamu alaikum unjani habari zako ni hani assalamu alaikum ariko karimo karancanga kakangora Comment ça va Comment ça va yaman ndimo twadamu ndimo twemera muri no ndirimbira ho akandi ngo bora ni enjoy abo ndabizi ntibakayebera akarakagoma bora ni enjoy nashata kwishimiza iyo klikata nakitizeme femelo nakiniwe na general yaman inagupenda niyo nazana kajugujugu nago wanjenda na tweri niyo twagera kwa mutekano twagiye ni Kayonza mugurira ni nkoko mucyurano mu cyariyo yaman enjoy nakugaruye kwa mudogodo yaman ukinga n'urubanza turaburana uratsinda niyo byagenda bite nako Diamond aragufunga we nagafunga Sirivizo uragiye ko abana bagukobanye kava kabaye neza karabaye Sirivizo nakajugujugu nago yangenda no kwa mudugudu mutwarayo no kwa mutekano namujyana kwa mudugudu ni kwa mutekano jimbiri kabisa yaman bro ndagushimiye rero ku kiganiro dukoranye ubwo nyine naho ubutaha tuzaba turi ukuntu bimeze kandi n'abandi tuziranye ntabwo ndimo ndabasuhuza cyane nk'urugero suriza nk'abana bamuzanye i Kigali
kazi za Kigali eh abisobundi nizera ko ikiraro bakivuyemo wasanga byanaciyemo ja bashaka byanaciyemo eh abanyibuka ariko byanashoboka ko byaracagamo none njyewe hari umwana twigize guhura ari muri benzi mpita mbona umwana twigize kubana y'indara mu muhanda biranungura ariko bishobora kuba byanabaho ndabashuje ndimo ndashuza boyi nkasuza Aime abo n'abana twa dufatanyije ubuyobozi ari bamutwara sibo mu kiraro ndabashuhuje kabisa rwose kandi baragafashe nabo bazanyibuke kabisa kandi ntiwakwifuza kumpamagara numero yanjye nanayimuha nta kibazo rwose ushatse wanayivuga ni 079 079 45 45 73 73 5 2 6 turasubiramo 079 079 45 45 73 73 5 5 2 2 6 6. Yeah man bro, thank you so much.